Amen. Amazina n'uzamukunda Claudine ndi umugore mfite umugabo n'abana batatu ibindi Imana iduhana umugisha nanje magaze nshima Imana n'umukozi w'umuhanga nshima Imana ko yabaye Imana mu ruhande rwanjye ndetse n'umuryango iri shimwe nje gutambutsa n'iry'umugabo wanjye. Amen. Alleluia. Yambwiye ati rero urashobora kujya mu rusengero umfashe ushima Imana nanje n'ubundi nari ndi bushime iyantumye nta wundi batumye ariko alleluia. Arangije arambwira rero atumfashe unshimira Imana ngenda ndabona ntahari ngiye mu kazi ushima Imana ko yandengeye mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize umwaka wa 2025 ngiye wambereye mwiza mu magambo make nta byago n'amakuba nahuye navyo kuko ibintu byose Imana yagiye binkingira. Mu kwa gatatu nibwo yaje icyo gihe urukuta rw'amaguru ugiye kumugwira hari hepfo ryo mpanuka yibutsa akambwira ati nujya mu rusengero ndumva ngo mufite igiterane umunsi zo gushima Imana. Urukuta rugiye kumugwira n'urukuta rwo mbese rwahuruje amahanga ariko muri nsanga n'urukuta niwe wenyine wari urimo hasi. Narababwiye ukuntu zagenze ndabatari bahari yari arimo akotera munsi bari bararwubatse n'urukuta rwari rufite metero 16 mu jya hejuru rw'amabuye. Mu gihe ari hasi rero papa mahari nyuma haruguru y'inzu gutya apapa mahara hasi akajya yumva ibintu bishegera. Arangije aravuga ati ariko ibintu bishegera numva niwe wenyine wari urimo hasi aho ngaho. Ati nibiki mwumva ibintu Imana bikomeye yakoze zibaza ibintu yambwiye tujye kunshimira Imana ko nibutse ku Imana yandengeye. Noneho ngo arakomeza arapapa maravuga ati reka mzihorera wasanga ari imbeba zagiye muri no mukingo bare bamaze kubaka umaze nk'ibyumweru bitatu bubatse barakoze ibintu byose bishoboka umukingo ukomeye. Noneho ngo akomeza kubaka arongera arakora kumva ibintu bikomeza naho wari utangiye kujya kurana ngo yakuna mukayashyira umwiko hasi akavuga ati ariko si umukingo ko ntuzi ko twabatse ukomeye ntago wago. Arongera yagenda gutya kongera akagaruka agakora ageze abimwanga mu ndi Imana yo kabyara ikintu gikomeye yakoze reka mbabwe mureka dusenge ibiri n'ukubeshya ariko alleluia. Ngo yumvijwe navuga ati wavuye ongera ugende ngo yabikoze inshuro enye arambika imikoresho hasi yongera yitaza gutya ajya kumva ibintu biri kuvuga akavuga ati rugura abantu bari hejuru bari kumva ibi bintu naho umukingo warangije kujya guturukurekura numanuka. Yaratambutse gutya mu gihe aravuga ati reka ajye kubwira aba bantu ibi bintu ndi kumva nabo bazi babyumva. Agitera intambwe amanuka gutya mu nzu wa mukingo buramanutse ibikoresho yakoreshaga. Noneho abantu bose bahise bavuga ati uko bisa kose umuntu wari urimo hasi byarangiye. We yahise ashoka arakomeza arashoka agenda ku gihumura ahantu yari aravuga ati Mana ni wowe noneho umva ko navugaga ko wahari wandetse nogenda kubonye. Icyo gihe Imana hari ku munsi wo kwa gatatu sinzabyibaga twasenze nkagubwe Imana ikora ikintu gikomeye wari umukingo bantu b'Imana. Imodoka yabutuye iminsi 3 iri amashini ibutiye waragiye ugwira inzu ugwira amanegisi nta muntu watwaye. Umugabo wanjye abanose baravuga bati abanose barambanaga bavuga ati umurame umva wa mugore we umugabo wawe azarama ntahana azajya kubiramanuka yarokotse nawe baze kugira ngo atari intambwe zingaye hava umukingo buramanutse. Ibyo rero nishimwe rikomeye Imana yabanye nanje icyo gihe ndinda gupfaga kuko ihora bimbwira njewe mba numva nje nshimye n'Imana ko ngifite umugabo umwe kuko amarere nari mfite kera ubundi ngiye numvaga yuko nje nigezemo bikanga nahita nshaka undi ariko dushimye Imana yuko ushaka. Amen. Alleluia. Njewe nubatse urugo mvuga ngo ubundi narakiyeho kuvuga ibyo bintu ngo nakigendera mzaye gatatu. Buriya hari abantu bavubitiranye ibintu bakitiranye ibintu Imana yakoze buriya uko bisa kose n'ubona umuntu ari kubyara cyane haba hari impamvu. Njewe iyo ntabyara cyane ntago nari kwihanganira ko munsi dafite n'igiceri cy'ijana ngo ngiye gusaba umunyu. Amen. Ariko haleluya. Ibyo byose ni ibintu Imana yakoze rero nshatse Imana ibishimirwe mbyara umwana umwe bimbasha amaguru. Kiraho wa kabiri fasha amaboko. Shiza wa gatatu bimfunze umunwa. mwambije mwabagabo mwe mutagira babira bakora ariko haleluya. Aha ngeze bahita muri naremeye ntabwo ushobora kuba ufite abana batatu ngo ubigitekereza ngo nakisangira mama. Dushimye Imana rero ko nkiri aho ngaho muri naremeye ibyo bitagira umunyu urabusaba ukiyeranje ukawusaba zabura amagi ukiyeranje ukabiriraho nyanya zabura ukabirya ari umweru ariko ugashima Imana. Nshimye Imana rero ko yabaye Imana mu ruhande rwanjye irandinda ibintu byose buriya ni umurengwe. Ishuri ugeze muraryiga kandi ugakomera kandi ukanayaga impamvu gisakuza nuko utarisobanukirwa ngo umanze umenye ishuri uri kwiga na mwarimu wawe. Rero ibyo ni ishimwe rikomeye yarandinze yo kabyara. Nshimye Imana ko iki gihe nari ndi muri Piriave mu nzu 30. Uyu mugabo arahanura aravuga ati mbonye Imana ikwimuye Imana iranyimurikira ahantu ubundi guhinga nkeza. Ibyo byose ibintu Imana yakoze. Ikindi cya gatatu iyi nzatanga n'itoro ry'ishimwe ku mwero. Alleluia. Ikindi kimwe Imana umwana wanjye aragiye kwiga Imana yarambye iki gihe reka mbabwira uyu mugabo n'umuhanuzi yaramana yarambye ati cece ku mwana ntazigera yiga mu cyaro mwana wanjye rero yize Kigali
niho yiga ubu tuvugana yiga mu karere ka Gasabo yiga i Kigali kandi akiga Piripi niho Imana ikora ariko haleluya biratangaje ko umufundi rero ukora amafaranga azwi ntago kuhira umwana i Kigali bikunda ariko Imana yo yavuze ko amabwire mutindane n'Imana Imana yivuze iranakora ubwo rero Imana yarabikoze umwana ngiye i Kigali hari n'umuntu uretse kuvuga ijambo ryiza nzarivuga ngarutse nzarivuga ningaruka hano iryo jambo uwo muntu yavuze ubwo rero kimye Imana ko umwana wanjye asanya 85 ibyo nishimwe nkaba nanjye nkiri i Kigali mu karere ka Gasabo uko ndaza kose ndi i Kigali ndacyahari umwaka ushize ikigihe nibwo byari bikomeye ndi kuvuga nti none ndagiye mu ngororero Imana irambwira ati inzira zijyaho ndazifunze ibyo ugiye kubiyereka ku kirimo ntabwo nzajye ariko haleluya ubwo rero mfasha dukubitira Imana amashyi kuko nyiri mu karere ka Gasabo abandi bashima Imana niba twasoma tugiye kurekeraho amen Amen.